urebye igihe intambara zimaze mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa si gake hagiye hazamurwa ingingo zigaragaza ko ari igice bishobora kuzarangira ahubwo cyigenze, abandi bati ni balkanisation du Congo. Icyo kikaba cyitwa ubugambanyi buhambaye kuri iki gihugu, kuko bizwi nanone muri rusange ko nta gihugu na kimwe cyagubwa neza mu gihe haba hari na santimetero karimwe yacyo gusa yagihozeho itakikibarizwaho. Muri iki kiganiro ndi Alphonse Muhire Munana nakiriye mugenzi wanjye bwana Gentil Gedeon Ntirenganya. Tugiye gufatanya kugenekereza ngo ubundi icyo gice cy'uburasirazuba bwa Kongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi kiramutse kigenze koko ubwo ubundi cyaba ari igihugu giteye gite. Tubigarukeho mu buryo rusange gusa turebe neza ibyari byo. Ngaho bwana Ntirenganya, tangira noneho ugaruka ku ishusho ngari yabyo, urebye nuko iki gice giteye, igihugu cyahashingwa icyari cyo utubwire. Urakoze cyane Munana. Navuga yuko muri rusange iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo kigenze kikaba igihugu ubwo ngubwo ukwacyo kigenga. Hari byinshi byahinduka, cyane cyane bijyana n'imitegekere ubwayo, ubukungu n'umutekano muri aka karere kose, kubera yuko aho ngaho ni ikarita n'imipaka byaba bisubiwemo mu bundi buryo. Muri byinshi byabayeho muri ubwo burasirazuba bwa Kongo urwanirwamo intambara ikomeye cyane ubu ngubu na M23, ariko nanone inaharambye cyane. Nanone n'indi mitwe myinshi y'abarwanyi barimo n'abanyamahanga nka FDLR y'abanyarwanda, ADF y'Abagande, Lord's Resistance Army, iyo isa naho yahwekereye cyane muri ibi bihe. Icyambere cyaba guhomba cyane ubutaka ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Buriya butaka ntabwo ari ubutaka bubonetse bwose, kubera yuko buriya ni kimwe mu bice bikungahaye mwo amabuye y'agaciro no kwisi. Si igihombo gusa kubera yuko byanaca igikuba gikomeye ku rundi ruhande no mu bindi bice by'igihugu umaze kugumukana ubutegetsi, kubera ko butabashije kurinda ubusugire bw'igihugu bigashyirwa ku ntera ihambaye. Uretse imitwe mishyashya y'abarwanyi yakwaduka, indi isanzwe iriho ishobora nayo kubura intwari ikarwanya leta y'abisigaranye intege nke cyane, cyangwa se n'abandi nko mu ntara ya Katanga yarwanye no kwigenga kuva kera n'ubu ngubu hakibarizwa abarwanyi ba Mai Mai, Katanga yowe na Gedeon Kungu Mutanga, nabo baba babonye urwaho imbere y'ubutegetsi bwabo bumaze gutakaza igice cy'uburasirazuba kigenze nyine, bakegura intwaro bashishikaye cyane rukambikana n'ubutegetsi byarimba no mu zindi ntara bikagenda uko nguko. Kongo yahinduka ahubwo igihugu kigizwe wenda na leta nyinshi zigenga zihuriye ku butegetsi bumwe. Ku iherezo rya byose nabyo byatwara imyaka myinshi mbere yo kugerwaho, ahubwo bakaramba cyane mu ntambara z'ubwigenge bw'ibice bitandukanye. Ubu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa bwigenze, ubwo nabwo ku ruhando mpuzamahanga ntabwo babura n'ubundi guhura n'ibibazo bikomeye bijyana no kwemerwa n'amahanga nk'igihugu gishya cyashinzwe, cyane ko ibihugu byinshi nabyo bigomba guhora bishyigikiye ihame ryo kubaho kw'imipaka yarangije gushingwa iri ntihagire na kimwe cyayihindurwaho. Ubwo kandi nabwo ibyo bihugu nabyo biba byirwanaho icyarimwe birengera, kuko bazi neza ko bitabagwa neza ubwabo nabo biramutse ari ibihugu byabo ibyo biberamo cyangwa bikorwamo. Mu bijyana n'ubukungu, ubu burasirazuba bwa Kongo ni ahantu hakungahaye cyane kuri zahabu, coltan na tin. Kugenzura ibyo birombe byose ni ibintu byasaba nabwo byinshi cyane leta nshya ngo hirindwe magendo n'ubucukuzi bunyuranije n'amategeko butabura no guhuzwa igihe cyose n'ubusahuzi bwahamenyerewe cyane. Naho mu bijyana n'imitegekere nta kabuza igihugu cyavuka mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo mu buryo bweruye gukomeza kubaho kwacyo kigenga koko, nuko kigomba kuba gihengamiye cyane ku Rwanda na Uganda cyangwa n'u Burundi muri ibi bihe no mu ishingwa ryacyo, ndetse no gutera imbere kwacyo byasaba ko nta kabuza muri byinshi babanza kwirengera cyane ibikorwa remezo, umutekano n'ubuhahirane kuri ibyo bihugu. Bwaba icyo gihe ari uburasirazuba bwa Kongo bugenzurwa na kimwe muri ibyo bihugu, u Rwanda, u Burundi na Uganda, cyangwa byose cyarimwe bitihise bibiri muri byo. Ariko Burundi bwo biramutse ari ibintu bigezweho ubu ngubu bwashyirwa ku ruhande, umupaka nabwo byashoboka ahubwo ko wanashyirwaho igikuta ugafungwa, ukaba wanarundwa hejuru za senyenge hagaterekwa na za machine guns ahubwo mwishingwa rya leta yigenga muri icyo gice cy'uburasirazuba bwa Kongo muri ibi bihe, mu gihe hatanuzwe ibijyana n'imibanire n'ubwo Burundi nuko byagenda hadasinywa masezerano mashya. Naho bonde cyaba ari igihugu muri rusange satellite ku Rwanda na Uganda, bivuga ko muri politiki z'imiyoborere n'ubukungu cyaba kigendera cyane ku mirongo n'amahame yabo cyangwa na bamwe muri bo, u Rwanda na Uganda. Rumwe mu rugamba rukomeye cyane rw'ubukungu mu gihugu gishyashya cyaba gishinzwe mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo rwaba rwo kwigenzurira ubwarwo ubutunzi karemano buhambaye buhabarizwa no kwigiza kuri ibigo by'abanyamahanga bigambirira kubacukurira no gutunganya iyo mitungo. Ibyo rero bitagenzurwa uko bikwiye bikarangira n'ubundi nk'ibisanzwe ntacyo bibamariye. Ubu burasirazuba bwa Kongo bubarizwamo indi mitwe myinshi cyane y'abarwanyi irimo nka ADF,
M23 ubwayo n'abamayimayi benshi b'amahame atandukanye bitewe n'igice barwaniramo ku buryo hubwo mu gihugu gishyashya cyahashingwa nyuma y'ubwigenge nabwo intambara zakubura kandi zigahinduka izo gusenya iyi mitwe yose y'abarwanyi. Si urugendo rutoya muri rusange cyangwa rwarangirana no kuririmba intsinzi y'abagize ku bwigenge gusa ngo amahoro ahere kwa hinda. Oya, kimwe nanone no kumvikanisha abatuye iki gice kinabarizwamo cyane cyane amakimbirane n'urwango rushingiye ku moko. Abahutu, Abatutsi, Abahunde, Abanyanga, Abanande n'abandi. Urwo rwango ni urundi rugamba rwihariye rwananiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Igihugu gishyashya mu burasirazuba bwa Kongo cyaba kiraze ubwacyo kigomba gukemura bwangu. Bitaba ibyo kwizera umutekano n'amahoro arambye n'iterambere, ubwo nabyo bikabarizwa kure. Mu gihugu gishyashya cyashingwa mu burasirazuba bwa Kongo, ibihugu by'ubuhangange mpuzamahanga nk'Abashinwa, Abanyamerika n'Abanyaburayi bamaranira ubugenzuzi bihariyeho kuri icyo gihugu kubera n'ubundi amasoko bahanganyemo n'inganda z'ama electronics nka telefone na za mudasobwa cyangwa imodoka zikoresha amashanyarazi. Ubwigenge bwagerwaho mu burasirazuba bwa Kongo uretse muri iki gihugu bwatuma abarwanyi mu zindi ntara zacyo nabo baharanira kubigeraho, twabigarutseho. Ariko nanone cyaba n'ikintu cyatuma no mu bindi bihugu muri Afurika aho naho bakaza umurego mu ntambara z'ubwigenge nka Ambazonia muri Cameroon nabo bakongera kubona yuko ibintu bigishoboka cyane, intambara nk'izo zikarota n'ahandi. Byarimba ahubwo ugasanga n'ibindi bihugu bitandukanye bitakaza intara zabyo zimwe na zimwe zikigenga, maze mu myaka iri imbere ugashiduka dufite Afurika y'uduhugu duto duto twagera nko kuri 80 cyangwa no hejuru ahubwo nko mu 100. Icyo ubwigenge bwamarira abatuye muri iki gice kirazwi. Mu buryo budashidikanywaho ubutegetsi bwaba bubegereye cyane kurusha uko buri i Kinshasa, aho bunashinjwa gutererana cyane abahabarizwa mu buryo bwose. Nta bikorwa remezo, iterambere ryaheze hamwe, mu gihe inyungu zivanwa mu mabuye y'agaciro hacukurwa zirangirira mu mifuka imwe y'abatagire n'abategetsi Kinshasa. Icyo ntabwo gishidikanywaho mu buryo bwari bwo bwose, ariko nabwo kugira ngo inyungu zihuzwe n'iterambere rero n'imibereho myiza bigere ku baturage, ibyo si ubwigenge gusa bwabibagezaho bwonyine. Byasaba inzego zikomeye za leta, igisirikare na politiki mu ndangagaciro zitagira ahantu zihurizwa na ruswa, kurinda umutekano nyabyo no kubahisha amategeko n'inzego za leta bikagirwa ihame. Tekereza ko hari ukuba wibereye Rubavu cyangwa Bukavu nk'ubwo, ariko ukaba ukeneye imashini 10 z'ubuhinzi, imwe muri zo ipima tone 3 kandi uzishaka vuba cyane, aho zaba ziherereye mu birometero bisaga 9500 kure yawe. Uretse intera, uburemere bw'izo mashini nabwo ni nko kuba hari ugomba kugupakirira isi yose ayigushyikiriza i Rubavu cyangwa Bukavu. Nyamara kuvana ibicuruzwa hafi aha kimwe niyo bigwa bigezwa muri buri mudugudu kwese hatitawe ku ngano yabyo n'uburemere bisaba umunyamwuga, ubushishozi bwihariye n'ubunararibonye bya Diamond International Logistics. Kandi dupakira mu buryo butandukanye kuva kuri full container cyangwa no mu buryo bwa groupage. Neza mu mutekano wose kandi bwangu niko ibyo watumije twe tubigushyikiriza. Imizigo n'ibicuruzwa tubyambukana byihuse ikirere, inyanja n'ubutaka mu gihe nyacyo tukabigushyikiriza hano, ndetse niyo za Kamembe, Rubavu, Goma, Kampala, Burundi, Sudani, Zambia ndetse n'ahandi hose kwese. Mu zindi serivisi nyinshi z'ubuntu ku bakiriya bacu, abajya kurangura tubafasha kubona impapuro z'urugendo nka visa n'izindi, tubafata ku kibuga cy'indege tubageza kuri hotel no kubahuza n'inganda zifite ibicuruzwa mushaka, tubafasha kandi kwishyura ku ruganda, tukanabunganira igihe gishoro cy'abana gito, tunabaha kandi ubujyanama mu ishoramari. Diamond International Logistics ikorera i Kigali mu nyubako ya Chic hejuru ya MTN muri etage ya 2 umuryango numero F046A, ikagira ibiro n'ububiko muri Turkiye, Gwangju na Yugu mu Bushinwa, Dar es Salaam muri Tanzania na Mombasa muri Kenya. Waduhamagara kandi kuri 0788 31 85 no ku murongo utishyurwa 35 ku rupapuro gusa. Uburasirazuba bwa Kongo bwigenga ako kanya bikigerwaho cyaba ari igihugu gikungahaye cyane kubera ubwinshi cyangwa ingano nini cyane y'amabuye y'agaciro ahabarizwa. Ariko ayo nubwo ahari aba ari nk'igitekerezo n'inzozi nziza, kuko kugira umurima biba kimwe, kubyaza umusaruro nacyo kikaba ikindi. Icyo nawo umazwa uwo musaruro wabonetse, ibyo nibyo bishingiye iterambere. Si ukuvuga gusa ngo mu butaka hari amabuye y'agaciro. Nta hariho hose hashobora kuba hari zahabu ihagije yanamye ku gasi, abantu bagenda bagakusanya gusa bagapakira mu masanduku yabo bajyana ku isoko. Niyo yahagezwa kandi nabwo amafaranga iba yagurishijwe yo ajya hehe. Ibyo nibyo bifite icyo bimaze. Ubutunzi n'ubukungu cyangwa iterambere naho bigera bigatandukana cyane, ugasanga rimwe nkaho muri Kongo Kinshasa rubanda rurimburwa n'isari, imisatsi idefurezwa na za bwakiye mu gihugu gikungahaye cyane, ariko ubwo kidakize namba kitanabasha gutezwa imbere n'abagitegeka.
n'imitegekere ubwayo cyangwa imiyoborere myiza, gushinga ibikorwa remezo nyabyo no gukaza umutekano byashingirwaho agakiza ka rubanda rwa Repubulika nshya muri ubwo burasirazuba bwa Kongo byonyine. Ntaho baba bava n'ubundi nta naho baba baganiye kandi handi hashya. Naho ubundi utekereje neza ku buryo nk'ubu Cobalt ya Kongo ariyo yahaye Ubushinwa umwanya wa mbere mu kuyobora isoko mpuzamahanga rya batteries z'amashanyarazi ari z'ubwo zishyirwa mu modoka bacuruza. Ku rundi ruhande nta tuk-tuk n'imwe ikorerwa i Kinshasa cyangwa ngo izo modoka nibura bazitunge nabo ku giciro gito cyangwa nyine bazibahe. Ibyo aho biba ikindi. Mu gihe na coltan yose ku isi 70% byigezwa ku isoko mpuzamahanga bivanwa muri iki gihugu cya Kongo, byihariye nanone aho mu burasirazuba bwayo, ikifashishwa nayo hakorwa byinshi bikenewe binahenze ku isoko nka za telefoni na mudasobwa. Umwanya wa Kongo n'abanyekongo muri ibyo byose ni uwuhe? Ntawo. Zahabu ivanwa muri iki gihugu cya Kongo nyinshi isahurwa inyujijwe mu byerekezo bya Uganda n'ibindi bihugu byo mu karere kugeza Dubai. Cobalt iraharunzwe ku bwinshi 3T minerals, tin, tungsten na tantalum. Ibyo nabyo bikenewe cyane mu kubaka no gukora indege n'ibyogajuru, intwaro n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu birunzaho muri Kongo n'uburasirazuba bwayo. Abandi baratunda bakabyigereza ku isoko nyine, naho diamant na cuivre byiganje mu majyepfo y'iki gihugu byo no ku ngano nini byinshi ntibabicukura bikuye ngo bishorwe ku isoko. Igihugu gishya cyavuka rero mu burasirazuba aho ingano itari nto y'ibyo byose n'ubundi barizwa, mu gihe cyagenzurwa neza no kubigerageza gusa ku kigero runaka, nta kabuza uko cyaba kingana kose cyaba kihagazeho cyane mu bukungu n'iterambere. Munana, si amabuye y'agaciro gusa, kubera ko ari igihugu ubwo ngubwo no mu buhinzi cyaba ari cy'ubutaka bwera cyane, hagasarurwa ingano nini ya kawa, icyayi cyinshi, kakao, ingazi z'amamesa n'ibindi. Ni byinshi rega byahavanwa mu bihingo ngandurarugo na ngengabukungu, byashyirwa kure cyane iyo gutekereza ku nzara na bwaki. Naho amashyamba magari arimo n'andi ya kimeza muri Ituri na Kahuzi Biega yahindurwa, yashingirwaho ubukerarugendo bukomeye bwinjiza amadevize menshi kandi afatika. None ni igice cyakwihaza bihagije ku ngufu z'amashanyarazi, ku ngomero z'inzuzi nyinshi n'imigezi minini nka Rusizi n'indi. Icyashingirwaho ubukungu bw'uburasirazuba bwigenga muri Kongo ni byinshi, harimo ibihambaye ku buryo bigenzuwe neza uko bikwiriye. Haba hari inyungu y'ubukungu nka Botswana hafi $7,000 by'amadolari y'Amerika ku muturage mu mwaka. Muri Botswana bo babikesha diyama bagenzura neza, cyangwa se na Angola hafi $4,000 by'amadolari buri mwaka ku muturage. Bo bashingiye cyane kuri petrole, ariko bakagira ruswa ihanitse cyane ituma ubukungu bwabo nabo budasaranganywa neza. Cyangwa nanone bikaba igihugu nka Zambia, $3,000 by'amadolari y'abanyamerika ku mwaka ku muturage. Bo bashingiye kuri cuivre bacukura neza. Nuko uburasirazuba bwa Kongo bwigenga nabwo igihugu cyahashingwa ubwacyo cyamera mu bukungu n'ingano ya kashi mu mifuko y'abaturage baho buri mwaka. Nubwo ibyo bibarwa mu mibare iri ku mpuzandengo rusange gusa, bidasobanura yuko ari igabana rusange ntisaranganywa riringanijwe neza ngo bose bagere kuri ubwo butunzi bungana. Ubwo rero muri icyo gihugu gishyashya mu burasirazuba bwa Kongo, baramutse bakurikije ingero za kimwe muri ibyo bihugu twavuze, nabo nuko byabagendekera. Ariko bakaba babisumba kure cyane, bubaye ubukungu bugenzurwa neza kandi buteza imbere igice cyose, byabyazwa umusaruro, batangiye kwicukurira amabuye y'agaciro gusa ngo barekere aho ngaho nta kindi bakora. Naho kandi hagiye kurebwa noneho ingano y'umusaruro mbumbe ku mwaka imbere mu gihugu nk'icyo cyaba cyigenga mu burasirazuba bwa Kongo. Wumve ko no mu gihe imvururu zahaguma bakagumana ruswa yabisanzwe n'ubundi, ntibyababuza kugira ubukungu n'ubundi buri hagati ya miliyaridi 10 na 30 z'amadolari y'abanyamerika, kimwe n'ibihugu nka Chad cyangwa Sudani y'Epfo mu musaruro mbumbe ku mwaka. Naho hahindutse aho ubutegetsi n'imiyoborere iboneye n'ishoramari ritejwe imbere bifatika, aho cyaba ari igihugu cya GDP wo musaruro mbumbe wabarirwa mu mamiliyaridi hagati ya 50 n'ijana mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwaka, kimwe na Kenya cyangwa igihugu cya Angola. Mu gihe nanone igihugu cyashingwa mu burasirazuba bwa Kongo noneho cyaba giteje imbere cyane ibikorwa n'imirimo y'inganda, hakubakwa ibikorwa remezo byose byangombwa cyangwa iby'ingenzi gusa mu iterambere ryaho. Ubwo ni igihugu cyageza muri GDP cyangwa PIB yasaga miliyaridi 200 zose z'amadolari ku mwaka umwe. Ubwo cyaba ari cyo bukungu n'iterambere kuri cyo kigero byangana n'ibya Afrika y'Epfo. Muri make rero igihugu gishya cyo mu burasirazuba bwa Kongo, amaturufu yose yaba kiri mu biganza banyiracyo n'abagitegeka, akaba ari bo bahitamo kumera nka Sudani y'Epfo cyangwa se Afrika y'Epfo unyuze ku bindi bihugu biri hagati aho. Gusa nanone ntiwavuga ko byose nabwo ari ibintu byanagengwa nabo ubwabo bonyine, kuko iruhande hari amahanga n'ubundi yaba arekereje bikomeye agambiriye ubusahuzi uko bisanzwe kuri iki gice.
icyo nacyo ni ikindi kibazo batabura guhura nacyo cyihariye. Naho izindi mbogamizi zo ni izihasanzwe twanagarutseho muri iki kiganiro, zirimo imitwe myinshi cyane y'abarwanyi habarizwa ibikorwa remezo nkene cyangwa nta nabyo namba. Cyaba igihugu kandi cyanagorwa cyane no kubona ako kanya abakozi bahagije b'abanyamwuga mu bice byinshi by'imirimo y'ubukungu n'iterambere, ku buryo mu ntangiriro z'ubwigenge bwabo henshi icyo gihe baba ari abanyamahanga babarizwamo mu mirimo ku bwinshi, cyangwa ari nabo gusa bonyine mu bindi bice. Gedeon rero si n'ikigero cya Afurika y'Epfo gusa uburasirazuba bwa Kongo nk'igihugu kigenga bageraho mu iterambere, ntabwo ari cyo kigero cya nyuma n'umupaka ntarengwa, kuko ari igice cyanahinduka nka Dubai neza. Ubwo bushobozi burahari, cyangwa nanone bakaba nka Sudani y'Epfo. Byose ni ibyajyanishwa n'amahitamo n'ibyemezo bahafatira mu ngamba z'imitegekere yaho n'ubukungu. Byamabura cyende nibura byagenze neza bigereranije, haba ari igihugu cya mikoro nk'aya Botswana cyangwa Chili. Naho ubundi bigenze nabi cyane bigahumira ku mirari, ubwo ni nka Sudani y'Amajyepfo, maze banarura nabi no hasi yayo ahubwo akaba ari aho bajya. Reka noneho dutekereze nanone tubigoragoreza mu bijyana n'ubumenyi bw'isi n'imiterere y'igihugu nk'icyo kiramutse gishinzwe n'ubwigenge bwacyo bukagerwaho koko. Iyo havuzwe ku burasirazuba bwa Kongo gutyo gusa, ntiwamenya ubundi neza ngo ni ukuva hehe kugera hehe. Cyakora aho icyo gice cyaheraho harazwi wenda, kubera yuko munyurabwenge yose ubwo haba ari ukuva ku murongo w'umubyimba ungana n'urudodo uhereye ku mupaka w'u Rwanda, Uganda, Uburundi na Tanzania, ariko kuhava ugera hehe imbere mu butaka bwa Kongo utaragera ku yindi mpera y'uburengerazuba. Gusa bigenekerejwe byajyanishwa n'igice kiriho intara z'iki gihugu zikunze kugarukaho cyane ko ari zo mu burasirazuba bwacyo. Ubwo ni icyaba igihugu kibarizwamo wenda nk'intara za Kivu ya ruguru ku buso bwa kilometero kari 59 birenga, iya Kivu y'Epfo y'ubuso bwa kilometero kari 65, Ituri ya kilometero kari 65 birenga, Maniema y'ubuso burenga 132 na Tanganyika ya kilometero kari 134. Aho ngaho hose haba ari aho ubuso bwa kilometero kare 457. Ubwo rero ari aho icyo gihugu cyose cy'uburasirazuba bwa Kongo gishinzwe cyaba gikubye u Rwanda inshuro zirenga 17. Ari Kigali cyane ku buryo ibindi bihugu byaba bigikurikira mu bijyanye n'ubuso byaba birimo nka Suède, Maroc, Uzbekistan, Iraq, Paraguay, Zimbabwe n'ibindi. Ni ibihugu bigera kuri 35 gusa byaba bikiruta mu buso, kubera yuko ibindi birenga 160 cyaba ari kinini cyane kubirusha, mu gihe izo ntara zose z'uburasirazuba bwa Kongo tuvuze zahurizwa hamwe mu gihugu kimwe kigenga. Ku ngano y'abaturage baba bahabarizwa hashingiwe ku ibarura rusange ry'ibihumbi 2024, ubwo cyaba ari igihugu cy'abaturage bagera kuri miliyoni 35, ugereranyije n'abanyarwanda bo bagomba kuba batarenga bose hamwe miliyoni 14 n'igice. Wasanga ibitekerezo by'uko abanyarwanda ari benshi bishobora kuba atari byo, ni bake cyane, ahubwo wenda babyigana mu cyakwitwa ubucucike bunini cyane bijyana n'ubuso butoya bw'igihugu cyabo. Naho n'abahindi bakaba miliyari n'igice, kimwe n'abashinwa benda kungana nabo, baracyariho baracyanabyara. Abaturanyi b'abanyekongo bose hamwe ubu ngubu bakaba miliyoni 113. Abanyarwanda ni bake bishoboka rwose, ahubwo bitwa benshi kubera yuko igihugu cyabo n'icyo ubuso bungana urwara, naho mu mibare yo ni bake cyane. N'igihugu gishya cyo mu burasirazuba bwa Kongo ako kanya cyashingwa ubu gituwe na benshi kurusha abanyarwanda inshuro zirenga 2. Hanyuma twakomeje kuvuga tugoragoza nyine kuri byinshi byitwa ko byabaho mu gihe hashingwe igihugu gishya kigenga cyo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko cyakwitwa ngo iki, cyaba kiva he kikagarukira hehe? Ibyo byose n'ubundi biri mu byagenderwaho no mu kucyita izina. Yego, ni ibihugu byinshi buriya bisa naho bitagira amazina, ku buryo bihinduka nk'icyerekezo cyaho biherereye gusa. Ushaka wavuga nko ku mazina bigira nka Afurika y'Epfo, iryo ntabwo ari izina bwite, ni icyerekezo icyo gihugu giherereyemo, cyangwa Sudani y'Epfo bwayo, aho izina ririmo ni Sudani gusa. Korea ya ruguru ni y'Epfo, izina ririmo ni Korea gusa. Naho ubwo burasirazuba bwa Kongo bwigenze hari amazina nayo yashingirwa ku cyerekezo agarukwaho, nka Repubulika ya Kivu cyangwa se Congo Oriental, ubwo ni Repubulika ya Kongo y'uburasirazuba. Bitihise ugasanga bigeze kure hakitwa Great Lakes Republic, Repubulika y'ibiyaga bigari, kubera kwegerana n'ibyo biyaga bigari birimo Kivu, Edouard na Tanganyika, cyangwa se nanone Repubulika ya Ituri na Kivu, Republic of Ituri and Kivu. Hajyanishijwe n'icyerekezo ni amazina menshi yagarukwaho hagendewe ko igihugu bwacyo nk'icyo cyashingwa.
Gentil Gedeon, tugana ku musozo nanagushimira cyane ko twafatanije muri iki kiganiro, noneho nk'agashingura cumu kuri ngingo reka tunongereho ahubwo ko atari n'ubwa mbere muri iki gice haba hashinzwe igihugu kigenga, kuko ari n'ibintu byigeze kugerwaho gato mu myaka y'igihumbi 1960. Icyo gihe hashinzwe Free Republic of Kivu ari mu mvururu zatangiye mu 1960 zirangira mu 1965. Ibice byinshi byarwaniye icyo gihe kwigenga ku kanya nyuma y'ubwigenge bwa Kongo, birimo nk'intara ya Katanga yategetswe icyo gihe na Moise Chombe. Mu 1967 habaho uko na Free Republic of Kivu yashinzwe n'umucancuro w'umubirigi wabiciye bigacika icyo gihe bwana Jean Shikaramu, abanyarwanda niwe bise Shikaramu. Shikaramu wahoze ari umuyobozi mukuru mu ngabo za Moise Chombe muri Katanga, yayoboye abajandarume b'abanyakatanga bagera icyo gihe mu gihumbi, bari kumwe n'abacancura 100 yishyuye inoti ze arasimbuka agenzura Bukavu mu kwa 7 1967. Ibice binini by'intara ya Kivu y'Epfo babishingamo igihugu kigenga uko hari ku butegetsi bwa Mobutu, nawe wahise abacanaho umuriro uhambaye abifashijwemo icyo gihe n'amahanga yarakimwumva cyane. Maze mu kwa 11 k'uwo mwaka abo bacancuro baratsendwa bahungira mu Rwanda. Ibyo byose ahubwo mwisura ngiyanyibukije cyane ibi ejo bundi mu cyabaye nko kwisubiramo nyako kwa amateka ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma, nkabona imirongo miremire y'abacancuro amagana b'abanyaburayi mwisoni zose banyura mu Rwanda basubira iwabo nyuma yo gushyirwa hasi bakarambarara ku butaka batakamba ngo ntibicwe kandi baraje kurwana nyine. Yego ni ibindi bihe n'ibikorwa bitandukanye, ariko ngiye ntabwo nabuze kwiyibukira nyine ibya Free Republic of Kivu ya Jean Shikaramu yarangiye abo bahungira mu Rwanda n'ubundi. Ntabyo nabonye n'amaso yanjye nyine, ntabwo ndasaza bingana uko, ariko narabisomye ndanabikurikirana neza bihagije. Wiseka Gentil, ntibyo ngo ndi kubivuga nko wari uhari ndamaze wese wari uhari. Yego, ntacyo dukomeje mu gutekereza gushingiye ku byabaho cyangwa ntibibe, nako kuba bigoye na buri wese kuri icyo kigero yatekereza ukwe. Ariko nk'umurwa mukuru ku gihugu cyashingwa mu burasirazuba bwa Kongo nawo ku mpamvu nyinshi wabarizwa kuri Goma cyangwa Bukavu, cyangwa se amahitamo ya kabiri akaba Bunia, Kalemi na Ituri niyo yaza ku mwanya ukurikiyeho mu yindi mijyi minini ihabarizwa. Yego, nge nsanga bitewe nanone n'amateka y'iki gice nyine amagambo atabura n'ubundi mu birangantego by'igihugu nk'icyo ngicyo, yabamo unity, prosperity na freedom, nta kabuza. Umoja, maendeleo na uhuru, ibyo ntibishobora kuburamo niyo wagira ute, nta handi bavana ibitari ibyo cyangwa byegeranye cyane nabyo. Nkuko kandi n'indirimbo y'igihugu nayo wayisanga mu nyito ziganisha muri uyu mujyo: Rise East Congo, Inuka Congo Mashariki n'ibindi. Bagiye kure y'ibyo najya kubagira inama yo kudatana nk'abakorera inyigo bakanyishyura. Wakoze cyane kubana natwe, tugushimire cyane bwana Gentil Gedeon Ntirenganya kuri JJO batekese. Urakoze cyane Munana, nanjye ndagushimiye, nshimira n'abantu bakurikira ibiganiro byawe byiza cyane ubaha kuri Muhire Munana Official. Hanyuma ariko jya ubabwira nanjye baze kureba ibiganiro nkora kuri Gentil Gedeon Official. Yego, tubashimire cyane kandi namwe mwadukurikiye muri iki kiganiro. Byari ugutekereza gusa no kuganira nyabuna no kuyibaza ngo bigenze uko cyangwa kuri yahagerwa kuki. Naho ubundi icyo gice kiracyabarizwa ku gihugu kigenga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubusugire bwayo bwose mu mategeko mpuzamahanga bukwiye kubahwa no kutavogerwa n'amahanga nk'uko bigomba kugenda ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose mu isi. Bye. Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama, cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura. Byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye, ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park, bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 32 cyangwa se 0782 64 31 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya sitasiyo ya Merez.